Igitabo cy'amahishurirwa, amakuru tugezwaho na Mwuka Wera. Nabasuhuje abakunzi bo kuri Mama Chance Official, aho muherereye hose, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'ukwezi kwa gatandatu, ariko aya makuru tugiye kuyatangaza tugezemo hagati mu kwezi se cyangwa hari turi hafi kugusoza. Umeze neza muri uyu musozo ku kwezi kwa gatandatu dusoza igihembwe cya kabiri? Umeze neza? Uri amahoro? Uguwe neza? Nizere ko muri amahoro. Imana ikomeje kubarinda muri iki gihembwe cya kabiri cy'umwaka, ibintu ari sawa. Nongeye gusuhuza by'umwihariko umuntu ugeze kuri Mama Chance Official ubwa mbere, aho uherereye hose. Karibu n'ikaze hano kuri Mama Chance Official, nugubwe neza, nawe amahoro Umwami Yesu atanga nabe muri wowe. Ushobora kwibaza ese kuri Mama Chance Official bigenda biti? Aha rero kuri Mama Chance Official ni igitabo cy'amahishurirwa Mwuka Wera yateretse muri nge, kimaze igihe kinini muri nge. Iyo anyemereye ko mfungura icyo gitabo, ndagifungura nkatangaza amwe mu makuru yampaye kuzabagezaho se cyangwa yampaye kubagezaho. Ikindi, iyi gahunda yo kuri Mama Chance Official ni gahunda yo gutangaza amakuru muri rusange nk'uko tuhahurira turi abantu bagiye batandukanye, ariko njya ngira n'undi mwihariko wo kwakira buri muntu ku giti cye, kugira ngo ube wabasha gukurwa mu ruhirahiro ku giti cyawe, ku byo wibaza, ku byagucanze, kuko akamaro k'ubuhanuzi ni ukudukura mu ruhirahiro, mu rungabangaba, noneho tukakira ihumure nk'uko Pawulo yabyandikiye Abikorinto akababwira ngo akamaro k'ubuhanuzi ni ukuduhumuriza, ni ukuduhugura, ndetse tukanakira inyungu zo mu by'ubu buzima. Rero nanjye nta kindi kiba kinzanye, nta wundi mumaro, ni ukugira ngo mu buhanuzi ku bw'amakuru ya Mwuka Wera bagiye atugezaho wakire ihumure, wakire impuguro, ndetse wakire n'inyungu mu by'ubu buzima. Rero iyo ukeneye gukurwa muri urwo ruhirahiro, mu rungabangabo, cyangwa se kumenya amakuru y'ihumure, yego, inyungu ndetse n'impuguro by'umwihariko ku giti cyawe, hari indi gahunda ngira yo kuwa kane yo kwakira buri muntu ku giti cye. Iyo gahunda rero iyo uyikeneye uranyandikira kuri WhatsApp cyangwa message bisanzwe, nkakubwira uburyo nzakwakiramo bitewe n'igihe unyandikiye. Ni gahunda ikenerwa n'abantu benshi, rero ushaka kunyandikira nkazatinda kugusubiza, uzihangane, kuko uko wanyandikiye niko hari n'abandi baba baranyandikiye. Ni gahunda ikundwa n'abantu benshi cyane. Bashumba muri ku nsengero, muyoboye intama, iyi gahunda ntikabure mu bicaniro byose biboneka ku nsengero zanyu. Iyi gahunda yo kwakira abakristu banyu buri muntu ku giti cye yubahwe kandi yubahirizwe, kuko ni gahunda mu ijuru bakunda cyane. Iyo turi guhanurira muri rusange, cyangwa se turi abavuga butumwa bari kubwiriza muri rusange, abigisha bigishiriza muri rusange, abaririmbyi baririmbira muri rusange, umuntu yitekerezaho agakenera n'umwihariko. Rero ku rusengero hose hagomba kuboneka iki gicaniro cyo kwakira buri mukristo ku giti cye. Rero tutaragaruka mu mwanya kugira ngo tubagezeho ikitugenza nyamukuru, amakuru Mwuka Wera yadutangarije kubagezaho, tubaye tugiyeho gato, turagaruka mu kanya. Tugeze mu cyiciro cya mbere cy'ubutumwa se cyangwa igice cya mbere kigize ubutumwa ngiye kubagezaho. Ubu butumwa
ndabuvugaho mu ncamake, ariko intego ni ukubagezaho icyihishe inyuma ya bino bintu, kuko nabivuzeho hasi aho ngaho birahari. Mvuga imyuka itatu Satani ateza abantu bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko noneho ubu ngubu ubwo bukubiyemo n'abakurikirana izi mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo abantu bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, Mwuka w'Imana yampishuriye anyereka ukuntu anyura mu mwuka wo kutanyurwa, noneho ntibanyurwe n'iby'Imana yabageneye mu bikorwa bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, bigatuma baramya ikigirwamana cy'amafaranga. Ikigirwamana cy'amafaranga kikaba gihagarariwe n'imbaraga za Yezebeli. Yezebeli mwumvisha amakuru yo muri Bibiliya uburyo yamaze abahanuzi b'Imana. Rero izi mbaraga zihagarariwe n'umwuka wa Yezebeli wo kuramya ikigirwamana cyitwa amafaranga. Satani anyuze mu irembo ryitwa kutanyurwa, umwuka wo kutanyurwa. Aba bantu baramije kino kigirwamana hari amakarita 3 bahabwa. Ubutumwa sibwo bwa mbere musohoye, hasi aho nabusohoye ndi kurwana n'ibintu bitanyoroheye. Aya makarita 3 rero umuntu wemeye kuyakira, akenshi aba bantu biyoberanyiriza mu kwera kw'Imana, baba bagaragaza ko ari abantu b'abakirisitu cyane, kandi ni abantu bagaragara nk'abantu bakurikirwa n'abantu benshi. Ibinyamakuru byabo biba byitwa ibinyamakuru bya gikristo, kandi ibi bintu ubundi ngiye kuvuga byagakoreye ku binyamakuru bitari ibya gikristo, nyine bagatangaza amakuru kugira ngo nyine abantu bumva, ariko ibi bintu bikorerwa mu itangazamakuru rya gikristo kubwo kuramya ikigirwamana cyitwa amafaranga, umwanzi Satani anyuze mu nzira yo kutanyurwa. Iki kigirwamana rero cyitwa amafaranga gihagarariwe n'umwamikazi Yezebeli, akaba akorana n'abantu bo kuri izi mbuga nkoranyambaga. Yatanze aya makarita 3: ikarita yo kwica, ikarita yo kwiba, n'ikarita ikarita yo kwica. Nari ngiye mu byahamagaye Satani ku isi, byatumye Satani nyine aza kuri iyi si. Ibintu nyine yaje aje gukora ku isi, misiyo ye yari imuhamagara cyane kuzi. Nimvuga guhamagara ushobora kumva Imana. Satani nawe yarimo ashikwa cyane kuza kwiba no kwica no kurimbura. Naringiye aho ngaho gatoya. Noneho rero aya makarita, aba bantu bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga biyitirira izina ry'Imana, nk'uko nabivuze, ni abantu bakurikirwa cyane, ni abantu ubona bakabaye abo kwizerwa. Ni ikarita yitwa kwica, ikarita y'ikinyoma, n'ikarita y'ubusambanyi. Nuvuga ngo izi karita 3 barazifite. Buri mezi 3 iki kintu baragikora. Tuvuge iyo hari nk'umukozi w'Imana uri gukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, akagira nk'akadefo kamubaho se cyangwa nk'agakosa kamugaragaraho, bahita bamugira inzira yo gutangaza ibyo bintu se cyangwa kuvuga ayo makuru, ariko hakaba hihisha umwuka wo kumwica mu buryo bwo kumwiba, bwo kwiba ibiri muri we, kugira ngo abamukurikirana se cyangwa iby'Imana yamutumye gukora bitagerwaho, binyuze mu kumurimbura. Bari kwica hazaza be, igisekuru cye cy'ahazaza, aricyo cyitwa kurimbura. Ugasanga ibyo bintu byahindutse ibiganiro binyujije mu nzira za gikristo, byahindutse nyine ngo kumuvuganira, ariko ugasanga bari kumwica ku buryo ubikurikiranye neza uba wumva ari nko kwica, kumurimbura, kuko ahiwe hahita harangira. Yego. Ubutumwa buvuga ku kimenyetso abantu bari gushyirwaho cya Antikristo cya 666. Ubu butumwa buri mu byiciro 7, n'uburyo abantu bashyirwaho iki kimenyetso mu byiciro 7, ariko icyiciro cya 7 kikarokorwa no kuba bariho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Noneho ibi byiciro bindi 6 bari gushyirwaho iki kimenyetso mu gihe Satani yababonye muri iri barura rye se cyangwa muri iri yandikisha rye. Urabe maso mu Kristo, kuko tugeze mu bihe bya nyuma. Itorero ry'Imana riri kwezwa, riri gutunganwa. Rero nagira nkuburire, umwanya narifite ni mutoya. Imana ikoresheje umwuka wayo niyongera kunyemerera ko ibi bintu mbisohora, nzabisohora. Uburyo abantu bari gushyirwaho iki kimenyetso bayoboye amatorero, uburyo abantu bari gushyirwaho ikimenyetso ari abahanuzi bemewe, uburyo abantu bari gushyirwaho ikimenyetso ari abakristo bitwa ko ari abizerwa, uburyo abantu bari gushyirwaho iki kimenyetso ari abantu twari tuzi ko ari inyanga mugayo mu byo kwizerwa.
urabe maso rero bya bindi ukora wiherereye nta muntu ukubona, hahandi itorero rya Kristo riri mu ibanga, aho ngaho niho mwami Yesu umbe hafi, niho iki kimenyetso gishyirirwaho. Ntago ari muri ya mirimo twese tubona, ntago aho ngaho ariho uzemerwa kuri umwana w'Imana, ahubwo muri rya banga hahandi. Igihe rero nikigera Mwuka w'Imana akanyemerera, nzabisohora mu buryo burambuye. Ngaho rero nimukomeze mugubwe neza, turi kumwe. Ibi ni ibintu bikunda kuba kuri izi mbuga nkoranyambaga. Buri mezi 3 rero hahita hahabwa misiyo yugezweho kugira ngo ibyo bintu nyine babikore. Ni ukuvuga rero aba babikora n'ababakurikirana bakabisharinga bakabyamamaza, inyuma yabyo hihishe ikimenyetso cya antikristo cya 666 cyo kubaka ubwami satanike bwo kwica, kwiba no kurimbura. Aya makarita rero barayafashe, hari amajwi aza kubongorera ngo urabona ko ubu hagezweho umuntu runaka kugira ngo tumushyire hanze, tumusebye. Ubwo rero nutamuvugaho nawe urabuhombye, urabuhombye views, urabuhombye ibihembo bya YouTube, urabuhombye kwinjiza amafaranga. Noneho iyo ari umuntu wagiriwe icyizere cyane, akoresha uko ashoboye mu bwenge akabicisha mu kwera kw'Imana, ariko ugasanga uwo muntu winjiye neza mu isi y'umwuka, hari uburyo ari kwicwamo, hari uburyo ari kurimburwamo, hari uburyo ari kwibwamo. Ariko rero nkaba natumwe ku bakozi b'Imana, ibyo bintu biri kubaho se cyangwa byabayeho, Mwuka w'Imana yambwiye ngo musenge cyane izo mbaraga n'imbaraga za Yezebeli. Kandi Bibiliya itubwira ko Yezebeli yishe abahanuzi benshi cyane. Noneho Imana arambwira ngo umuntu wese ibyo bintu byabayeho asenge cyane kugira ngo Umwuka w'Imana amuhishurire uburyo agomba kurwana urwo rugamba. Namwe rero mukurikirana bino bintu mukabisharinga, musenge cyane, kubera ko hari urwego ugeraho rwo gusharinga bino bintu mu mubare 666 ukahita ushyirwaho kino kimenyetso cya antikristo. Namwe rero munanirwa kunyurwa n'iby'Imana yabageneye kuri iyi mihanda se cyangwa kuri izi mbuga nkoranyambaga, ugasanga muri ayo mezi 3, buri mezi 3 bikorwa, buri mezi 3 murisanga muri icyo cyiciro cy'abakora ibyo bintu. Mwataramiye kuri abo bakozi b'Imana ngo ngo bafashe umuntu, ngo yashenye urugo, ngo twumvisha umuntu, ngo yavuze ibi, ngo ibyo bintu ni ukubaka ubwami satanike. Harimo abamaze gushyirwaho iki kimenyetso bidafite n'ukuntu cyabakurwaho. Ikindi, ayo mashene yanyu hari uburyo muri kuyarangiza muri ejo hazaza. Murabona bigenda neza, none mwavuze ku muntu runaka, mwamushenye mu buryo bwo kumwica, mwamushenye mu buryo bwo kumurimbura, ariko murimo namwe ubwanyu murisenya ahazaza. Ha none murabona hameze neza, ariko namwe ahazaza Satani ari kubarangiza. Rero ubwo nibwo bwari ubutumwa, n'ubutumwa burebure cyane, ariko Umwuka w'Imana yantegetse kubusohora no muri uku kwezi kwa 6. Reka rero ngarukiraho, kuko hano mo hagati mu cyiciro cya 2 hari ubutumwa bwihutirwa abantu bagomba kumva bakagenda bagasenga. Ibisigaye nukenera kubikurikirana neza, hasi aho narabisohoye. Imana nishima noneho ko mbisohora mu buryo burambuye, ko n'ubutumwa burebure bushobora gufata nk'isaha yose. Nzabusohora mu kindi gihe Imana izaba yashimye. Rero mbaye ngarukiraho, icyo nicyo mbaye ngarukiyaho, iki nicyo cyari icyiciro cya mbere cy'ubutumwa ndi kubusohora, nugarijwe cyane bitanyoroheye, ariko Mwuka w'Imana turi kumwe. Ngaho rero reka tube tugarukiye aha ngaha, twumve n'igice cya 2 cy'ubutumwa bukurikira. Tugeze mu cyiciro cya 2 cy'ubutumwa Mwuka wera yambwiye kuza kugeza ku bantu, ariko ubu butumwa ntago ari ubwa mbere buje. Cyo koza kuri Mama Chance Official ni ubwa mbere, ariko ikinyamakuru cya mbere Mwuka wera yantumyeho kuri izi mbuga nkoranyambaga aribwo bwa mbere nari ntangiye guhanura muri ikusaniro ry'amahanga bari hirya no hino atandukanye. Niho natanze ubwo butumwa. N'ubutumwa rwose bwagiriye umumaro abantu benshi cyane, nanjye ndetse bwangiriye umumaro. Bwongereho kugaruka ku nshuro ya 2 kuri Mama Chance Official. Imana ishimwe. N'ubutumwa buvuga ku masengesho y'iminsi 90 yo guhereza Imana umwanya.
mwihangana abantu bari bwumvemo ikintu kimeze nk'igihuma. Sinzi ngewe iyo ngiye gusohora ubutumwa runaka, Satani arahagurukaga akanyura mu nzira nyine zishoboka zose abona ashobora kunyuramo, ariko ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi ni uko ibigomba kubageraho biri bubagereho. Ubu butumwa rero nje guhanura bw'amasengesho y'iminsi 90 yo guha Imana umwanya, ni ubutumwa umuntu wese ashobora kwibazaho akavuga ngo ubu butumwa ntago bundeba, kuko n'ubundi mu buzima bwanjye bwa buri munsi mpora mpa Imana umwanya. Nihereyeho ngewe Mama Shazi, niba ari umuntu Imana umwanya ushoboka wose n'udashoboka, nanjye ndimo. Ushobora we ku ruhande rwawe kuvuga ati nanjye nuko ku cyumweru ndaterana, gahunda zo ku rusengero rwose mba nzirimo, hari abantu bibera ku rusengero, ndetse buretse na gahunda zo ku cyumweru ku rusengero nateranye, nanjye ubwanjye nyangira umwihariko wanjye nkegera Imana. Si nibyo gusa, ivuga butumwa ryaragutse, ngenda n'ahandi, uwo wose ni umwanya ngenda mpereza umuntu. Aya masengesho rero ntago ari uwo mwanya avuga, ahubwo n'uyu mwanya ngiye kugusobanuriraho mu gahe gatoya. Amasengesho y'iminsi 90 ni amasengesho arimo umudendezo ku muntu wese bitewe n'uko Imana imubona se cyangwa n'urwego agezeho rwo guha Imana umwanya. Umuntu ashobora kuba aha Imana umwanya mu bigendanye n'imirimo Imana imukoresha. Hari n'uha Imana umwanya afata inzira agatera intambwe akajya ku rusengero, mu mirimo yo ku rusengero noneho duhuriramo muri rusange tuba dusabwa gukora, cyangwa se agatera intambwe ajya ku rusengero kugira ngo ajye kwakira nawe ibituma akomera muri Kristo Yesu. Uwo nawo ni umwanya duha Imana. Ushobora kongera ukambwira uti ariko hari n'undi mwanya ngira w'umwihariko wanjye wo guha Imana umwanya. Uwo mwanya nawo rwose ni mwiza, urakenewe mu rugendo rwacu rw'ubuzima bwa gikristo. Ngewe rero ntago ari uwo mwanya nje guhanura. Uyu mwanya urareba buri muntu wese ku rwego yaba agezeho se, cyangwa mu nzira y'urugendo rwaho yaba ageze mu guhereza Imana umwanya. Hari rero n'abandi bantu yiberaho mu buzima bwe ku giti cye ahereza Imana umwanya ku giti cye. Navuze ku muntu w'Imana umwanya kubwo kuronka, kuzanira Kristo umurongo w'abagomba kumugeraho muri ubu bwami bwa muntu kugira ngo bakomeze urugendo bazajye mu ijuru. Hari n'abahereza Kristo umwanya mu nyungu zabo bwite kugira ngo urugendo rwabo rwa hano mu isi rukomezwe berekeza no mu ijuru, bajya mu ijuru aho tuzaba tutacyambaye umubiri. Noneho hari ikindi cyiciro cy'abantu baha Imana umwanya barenze inyungu zabo bwite n'inyungu za rusange, ahubwo bagaha Imana umwanya nta muntu wagaragayemo ari bo n'Imana. Ku giti cye nk'umuntu atahagaragaye, no ku giti cy'abantu muri rusange batahagaze, ahubwo ubumuntu bw'imbere buzabona Imana bugahereza Imana umwanya. Rero aya masengesho y'iminsi 90 numvaga nayasobanuraho maze kuvuga kuri icyo kintu. Aya masengesho y'iminsi 90 ni amasengesho ameze gutya. Ni igihe ufata igihe mu masaha 24. Iki gihe kikaba ari igihe gihoraho, hatagira ikindi kintu na kimwe gishobora guhindura iki gihe. Ahinduka amasengesho rero se, cyangwa agahinduka ibitambo watambye mu gihe iki kintu nta kindi kintu gishobora kugisimbura. Ufite ibyo wigomwe ugahagarara muri uyu mwanya. Wahagaze muri uyu mwanya, igihe wigomwe igihe runaka mu masaha 24, iki gihe ukagiha Imana. Hari umuntu ushaka kubwira ati ariko n'ubundi ibyo njya mbikora, noneho icyo gihe cyo ntikigarukira no ku minsi 90, kiragenda kikarenga iminsi 90, nshobora kwisanga ahubwo n'amasaha 24 naragiye nyahamo Imana umwanya. Ibyo ni byiza, warabikoze, mwuka yarakugendere, bigendanye biza bigahura n'ubu buhanuzi bw'iminsi 90 yo guha Imana umwanya. Ariko ubu buhanuzi buragaruka bukakubwira uti noneho wabikoze we mwuka w'Imana yakugendereye, ubikora mu buryo budafite aho bugarukira, buba prolonge. Noneho byo ni amasengesho afite ahagarukira mu minsi 90. Iyi minsi 90 igaruka mu mboneko y'ibika bitatu mu irangiza ry'ukwezi, kongera ikagaruka mu mboneko y'igihembwe kirangiza umwaka.
iyi minsi 30 igaruka mu butatu butagatifu, Imana, Umwana n'Umwuka Wera, ikongera ikagaruka mu butatu bugize umuntu, igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Iyi minsi iyi gatatu ikongera ikagaruka iyi gatatu muri 30 igize ukwezi inshuro eshatu, muri 90 mu minsi 90 no mu mubare gatatu, ku cyiciro cyo kurwana na Satani mu byiciro bitatu turwanyamo, ku gice cy'abarozi abantu bakorana, imyuka ikorana n'abantu bakiriho bacyambaye umubiri, mu igice cy'abazimu, abantu bapfuye. Impamvu nyuze ku ijambo muzimu, abantu bapfuye bakorera Satani. Buriya n'umuntu wapfuye akorera Imana nawe ni umuzimu. Ntabwo umuzimu ari uwapfuye akorera Satani. N'umuntu wapfuye akorera Imana ni umuzimu muri Kristo, bigahinduka umuzimu. Noneho uwapfuye akorera Satani ni umuzi muri Satani. Rero twebwe abarokore, kubera ko akenshi iyi myuka ikunda kudutera, Satani ayikoresha idutera, kubera ko twakunze gucyaha cyane imyuka y'abazimu tuyicyaha, byaragiye biriyubaka mu isi ya muntu. Kumva ijambo umuzimu twitwa twumva ari ikintu kibi kidasanzwe. Hari uburyo bundi ibi bintu ushobora gukura mu isi y'umwuka, ntubyumve nk'ikizira bitewe n'impamvu biri kuvugwamo. Rero bihinduka ikizira kubera ko twarabyamaganye cyane mu bwami bwa muntu. N'imbaraga ziturwanya ku rwego rukomeye, zigiye zikinjira mu mivukire yacu, aho twakomotse mu bisekuru by'abantu bapfuye. Abantu benshi twakiriye Kristo twaraturutse ahantu habi, kubera ko turi benshi cyane. Rero kumva ijambo umuzimu uhita wumva Satani, kandi umuzimu ubundi ni umwuka w'umuntu wapfuye. Uyu mwuka w'umuntu wapfuye ashobora kuba yarapfuye akorera Imana, cyangwa agapfa akorera Satani. Rero izi mpande zombi kugira ngo uzisobanurire umuntu azumve, nuko uyu muntu aba ari umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka, ariko iyo uyu muntu akiri umwana mu buryo bw'umwuka, biba ibintu bikomeye. Twari tugeze kuri iyi minsi 90, ndi kuyiha urufatiro rukomeye kugira ngo tutabifata nk'ibintu bisanzwe. Nuko mwuka yantumye. None iyo tugeze mu butatu satanike, hari igice cy'imyuka ikorana n'abantu bakiriho, umuntu akaba inzira ya Satani pe. Hari uburyo rero umuntu aba inzira ya Satani binyuze mu kwera kw'Imana, kandi ibyo bintu ari mu isi y'umwijima. Ariho hahandi ngo yagiye gushengererana n'ubwoko bw'Imana kugira ngo abone uburyo abona Yobu. Noneho hakaba ikindi gice aricyo twise ngo ni igice cy'abazimu, aricyo nasobanuragaho. Ni imyuka y'abantu bapfuye Satani akunda gukoresha abapfuye bamukorera. Hakaba n'ikindi gice cy'abadayimoni, ariyo ya myuka yamanukanye na Satani ubwo yirukanagwa mu ijuru. Ibi rero nabyo byikuba muri iyi gatatu, bikaza kurwanya ikiremwa muntu. Iyi minsi 90 rero ibitsemo kurwana n'izi mbaraga. Ubwami bwa muntu mu butatu bugize umuntu, igice cy'umwuka, ubugingo n'umubiri, kikubakika, kandi kikaza kigashyigikirwa n'ubu butatu bw'ubumana, Imana n'Umwuka Wera. Iminsi 90 rero irarenze, wowe nubishobozwa. Hari ibintu Imana ije gukora, ndaza kubivugaho. Iyi minsi 90 rero ku bantu muhora n'ubundi muha Imana umwanya mu rusengero, umwanya kujya gukorera Imana, uriherera ugasenga, mbega aho hantu nta kibazo. Iyi minsi 90 Mwuka Imana yambwiye ngo uzayisenga muri ubu buryo. Uzashyiraho igihe kidahinduka, ku buryo icyo gihe kizagenda kikakugeza ku minsi 90. Uwo ni umuntu urwana n'izi mbaraga muri ubu buryo. Urakorera Imana, ariko uburyo ukoreramo Imana ntujya wevansa ngo ujye imbere, ahubwo naho ngaho wari uri hari igihe wisanga wasubiye inyuma. Iyi minsi uzayisenga uko ari 90, mu gihe wahisemo kidahinduka. Icyo gihe uzagenda ugihitemo ku buryo umugabo atazakibangamira, niba umufite, umugore atazakibangamira, umwana atazakibangamira, akazi katazakibangamira, ku buryo ibintu byose bizajya biza gukomanga bikavuga ati iki ni igihe cye n'Imana. Undi muntu wa kabiri uzasenga gutya ni umuntu warakijijwe n'ibyo, ariko aho kugira ngo ukure mu gakiza, cyangwa se ukure mu by'umwuka, cyangwa se ukure mu by'uru rugendo turimo rujya mu ijuru, naho ngaho wari uruhava ukisanga wasubiye inyuma. Ariko mu buzima bwawe busanzwe usanzwe uha Imana umwanya. Iyi minsi 90 uzareba igihe uhitamo. Iki gihe ugisenge kugeza iminsi 90 irangiye.
undi muntu wa gatatu ni umuntu mu by'ubu buzima bw'iterambere ryo mu mubiri. Mu by'ukuri waheze ahantu hamwe, ntiwigizwe imbere ngo utere imbere, naho wari uri wisanga wasubiye inyuma. Nshuti yanjye, mu gihe uzahitamo uzagisenge kire prolonge paka iminsi 90 irangiye. Simvuze kuri aba bantu batatu, ariko wowe utera imbere mu buryo bw'agakiza, mu by'umwuka no mu by'ubugingo, ukabona uri kugenda utera imbere, si ngombwa ko ibihe uzahitamo bizaba prolonge kugera ku munsi wa 90. Wowe mu bigendanye no gukorera Imana ubona ugenda utera imbere, si ngombwa ngo iyi minsi 90 ibihe wahisemo uzabisenge kugeza ku minsi 90. Wowe mu by'uyu mubiri ubona ugenda utera imbere buri mwaka, ukabona wavuye ku rwego wageze ku rundi, si ngombwa ngo iyi minsi 90 ibihe wahisemo uzabisenge kugeza iminsi 90. Umva rero wowe umeze gutyo, haba mu buryo bw'agakiza, haba mu buryo bw'imikorere yawe n'Imana, haba no mu buryo bw'iterambere ryawe bwite ku buzima bwawe. Yego, umva uburyo uzasengamo rero niba ubona ugenda utera imbere. Iyi minsi 90 Mwuka Wera yarambwiye ngo nzakubwire ngo uzagende mu masaha 28, uburyo uzasengamo iminsi 90, uzahitemo ibihe uzajya usenga mu minsi 90. Tuvuge niba uhisemo isaha y'isa 8, iyi saha y'isa 8 uyisenga iminsi 7 nirangira, wongere ufate indi saha uyisenga iminsi 7 nirangira, wongere ufate indi saha, wongere ufate indi saha, kuzageza igihe uzagera ku minsi 90. Nugera noneho aho nugera kuri ya masaha ya nyuma aho iminsi 7 bitari buze ngo bihure, uzagerageze usenga isaha y'isa 9, wongere uyisubiremo isa 9 y'amanywa. Ibi bintu ntago nabyinjamo ngo mbisobanure, ariko mu cyiciro cya gatatu cy'ubuhanuzi ninza gusohora message ivuga ku gihe, igihe n'umuntu, icyo igihe kivuga ku muntu se cyangwa icy'amasaha 24 avuga ku muntu. Wowe numara kumva ubutumwa uzareba uburyo ushobora guhitamo uburyo uzatoranyamo amasaha ugomba gusenga. Mvuze ibyiciro bibiri: ku muntu umeze kuriya kuntu gusubira inyuma ho kwevansa ngo ajye imbere, no ku muntu ugenda abona ubuzima bwe butera imbere, uburyo ashobora gusengamo iminsi 90, agenda asenga igihe yahisemo iminsi 7 yarangira akongera agafata ikindi gihe. Niba afashe saa 6 none ufashe saa 7 none ufashe saa 8, iminsi 90 ajya kurangira, ukongera ukagaruka kuri saa 9 y'amanywa, kuko saa 9 y'amanywa niho twaboneye itsinze abakristo. Umwenda utabutse turinjira, ubundi abatari bafite ijambo ryo kwegera Kristo tubona ijambo ryo kumwegera. Uzagaruke muri saa 9 y'amanywa, nibyanga ujye muri saa 9 y'ijoro, kuko saa 9 ifite izindi mbaraga zidasanzwe ku buzima bwacu bwa gikristo. Twagiye rero iyi minsi 90 hari ibintu Imana yambwiye igiye gukoramo. Ibi bintu biri mu byiciro bitatu. Yewe wowe ubona, nabivuzeho ku muntu umeze gutyo, ubona ubuzima bwawe haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umubiri. Aho hantu hose tuba dukeneye gutera imbere, kwigizwa imbere, kuko niba waravutse ukaba uri agahinja, urugendo rw'ubuzima rugenda ukura, wavuye ku mwaka wageze ku myaka 2, ukazisanga wabaye umukecuru cyangwa wabaye umusaza. N'ubuzima bwawe bugomba kugenda buhinduka, bugenda buba bwiza. Iyo rero butari kugenda buba bwiza, ukajya ugenda usubira inyuma, wari ufite akazi wavuye mu bushomeri urongera usubiye mu bushomeri, wari wubatse urugo none rurasenyutse, noneho ntugiye kuba umukobwa cyangwa umusore, ugiye kuba izina ntazi. Wari ufite igikundiro runaka, noneho icyangiro kihise kiza. Wari uri mu itorero uri umushumba uyoboye, hahise hazaho impamvu zigusubiza inyuma, noneho n'ubwarimu ntubusubiyeho, ahubwo n'ubudiyakoni ntabwo usubiyeho, sinzi icyo ugiye kuba. Ubwo ndi kuvuga ku mpande z'igice cy'ubugingo, igice cy'umubiri, byose ndi kubivanga kubw'igihe gito, n'igice cy'umwuka. Mu by'ukuri umwuka wawe wakundaga kutubwiriza ubutumwa, aho kugira ngo ukure muri ubwo butumwa, ahubwo noneho wasubiye inyuma, usigaye ubura n'icyo tubwira. Ndi kuvuga ku gice cy'umwuka, ngiye kugitinda. Wari umwigisha watwigishaga, wari ukwiye kugera ku rundi rwego rwo kutwigisha kugira ngo natwe dukomeze, wasubiye inyuma, umwuka wawe wasubiye inyuma, noneho wabuze n'ibyo tubwira. Wari umuhanuzi, waduhanuriraga tukumva icyo Imana ivuga, nturi gukura ngo ugende utubwira ibindi dukomeze urugendo, wasubiye inyuma, noneho ntukihanura no mu kirere cya mbere, warahavuye. No kutumenera amabanga ya Satani mwuka yaguhishure naho ntuhari, no kutugerera ku Mana mu kirere cya gatatu ngo tubwire iki mwuka wera amakuru ari kutuzanira yakuye mu ijuru naho ntuhari. Ibirere bitatu nk'umuhanuzi hose warahabuze. Ndavuga kuri iyo mihamagaro 5 waraguye,
no mu kirere cya mbere wahanuriraga aho gukura ngo mwuka none hagukuze ujye no kutumenera amabanga ugende ukuru ugere mu kirere cya gatatu hose utuzanire ukomeze utere intambwe ahantu hose uhatugeze muri uwo muhamagaro wawe wasubiye inyuma cyangwa waheze aho ngaho. Aya masengesho y'iminsi 90 arasiga niba warasubiye inyuma ugarutse hahandi waruri, niba kandi waraheze ahantu hamwe urahita wigizwa imbere. Aya masengesho afite gukuza abantu mu buryo bw'umwuka, gukuza abantu mu buryo bw'umubiri no gukuza abantu mu buryo bw'ubugingo. Rero aya masengesho ni amasengesho asaba kwitonderwa kandi ni amasengesho afite kunanira abantu kubera ko abantu baburiye Imana umwanya. Abantu bari kubonera Imana umwanya mu nyungu zabo bwite. Shaka amafaranga nibwo ndi bujye gusenga kubera ko mbona nabuze amafaranga, ndajya gusenga kubera ko ndarwaye, ndegera Imana kubera ko mbona ubuzima bwancanze. Uregera Imana kubera ko ubuzima bwagucanze, izahora igushakira igituma uyegera. Ubutumwa bwanjye rero buvuga ku gihe, ndatekereza mburangije igihe cyawe n'Imana mu butumwa bw'amasengesho y'iminsi 90 yo guha Imana umwanya. Ikindi kibazo cyose wagira wanyandikira, abafite ama smartphone nabibabwiye mu itangira ryanjye, cyangwa ukandika muri comment, cyangwa ukanyandikira unyuze kuri email. Mbega uburyo bwose wanyuramo ngewe ndahari kugira ngo dusenge 90. Kandi nubona biri no kukunanira ntuzacika intege, igikuru nuko intego yawe wubatse 90 uzakomeze, kuko mu ijuru baje kuturwanira ku rwego rukomeye. Nta handi rero bagomba kuturwanirira, ibarura ryacu ryaho bagomba kuduhisha ni muri iyo minsi 90. Intego rero y'aya masengesho y'iminsi 90 iri mu byiciro bibiri. Hari muri igice kimwe kiraboneka muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere. Icyiciro cya mbere niho kiri cyaba abandi bagenda basubira inyuma cyangwa bagahera ahantu hamwe. Icyiciro cya kabiri kiraboneka muri Yesaya 60 umurongo wa mbere. Iki ni icyiciro cyaba abantu bakeneye gukomeza kurindirwa aho hantu. Aba bantu rero barabwirizwa kubyuka, byuka mu guha Imana umwanya, byuka mu gushakisha uburyo wakomeza ukigizwa imbere. Noneho aba bantu rero bahera ahantu hamwe ahubwo bagasubira inyuma, bari mu ijambo ry'ubwihisho. Hari ahantu bagomba guhishwa kugira ngo bo kujya bakomeza gusubira aha hantu. Ubwihisho nta bundi rero ni uguhishwa muri Gosheni y'Imana, ukagenda ukajya aho muri Gosheni mu minsi 90 kugira ngo urwo rugamba ruze rugusanga mu minsi 90, kuko hagiye kubaho combat spirituel. Ubutatu butagatifu bw'Imana n'umwana n'umwuka wera bugiye guhangana n'ubutatu satanike, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'imyuka bapfuye bakora satani, n'imbaraga z'abadayimoni bamanukanye na satani. Ndumva hari yindi power, ndumva hari urundi rwego abantu bagiye kuzamukaho, ndumva hari urundi rwego abantu bagiye gukuramo. Mana y'amahoro iguha umugisha we twabanye muri uyu mwanya, ni wakire ubundi bumana budasanzwe ku buzima bwawe burenze uburyo wakiragamo Imana. Rero hari ibyo ntasojeje kubabwira kuri aya masengesho y'iminsi 90. Nari nababwiye yuko aya masengesho y'iminsi 90 tuzasenga bitandukanye, ariko nubwo tuzadusengera hamwe ariko tuzadutandukanye imisengere bitewe n'urwego buri muntu wese agezeho rwo guha Imana umwanya. Urumva umuntu uha Imana umwanya muri buriya buryo nasobanuyemo atandukanye n'umuntu ugiye kubyitoza. Twese tuba dufite ukuntu tumeze. Rero ikintu kingaruye nyamukuru ntabwo nje kubisubiramo, ahubwo nje kubabwira uburyo ushobora gusengamo kandi bukanezezamo Imana. Ni ukuvuga ngo niba umukunzi wawe mwinjira mu gukundana se cyangwa mu rukundo rwanyu, abana bawe, impamvu mvuga umukunzi ya umugabo wawe, ya umuntu muri guteretana cyangwa se abana wabyaye, aba bantu gutya bimeze, haba harimo urukundo rurenze. Niyo mpamvu ntanze urwo rugero. Rero urukundo rwawe n'Imana, niba umusheri wawe mushobora kuba mwamarana kubw'igihe urimo, hari igihe umuntu aba arimo byonyine no kuba yaha umuntu iminota 10 bari mu rukundo barelaxinga ntibikunde, iminota 15, iminota 30, isaha yose. Igihe nicyo kiduprograma bitewe nuko tukiyobora se cyangwa nuko kituyobora. Kuri isi turi abantu babiri, hari abantu usanga igihe kibayobora cyangwa se ugasanga bo bakiyobora. Rero bitewe n'uburyo kikuyobora se cyangwa ukiyobora n'igihe icyo gihe urimo,
bishobora kukugora kumara isaha yose se cyangwa iminota 30 cyangwa iminota 15 cyangwa iminota 10. Nagira rero nkugiriye inama mbifashijwemo na Mwuka Wera, igihe umara mu rukundo n'ibyo byiciro namaze, icyo gihe ukimaranye n'Imana ntacyo byabitwaye. Birashoboka ko iyo saha wahisemo muri ya masaha 28 wamara imbere y'Imana iminota 10 cyangwa se 15 cyangwa se 30 cyangwa isaha, ariko ibyo bintu bigahoraho muri kwa kwiporograma mu minsi 7 yarangira ugafata iminsi 7 se, cyangwa muri kwa kwiporograma kuba iyo saha yose wayisenga iminsi 90 ikarangira, bitewe izaterwa nuko wiporogramye, ariko uzajera igihe icyo gihe wumva washobora aba ari cyo winjiramo. Niba ari iminota 10, niba ari 15, niba ari 30 cyangwa niba ari isaha, uzafata igihe wumva uzashobora, ariko ntihazagire uzajya munsi y'iminota 10 rwose. Ibyo nabyo nukenera kumenya impamvu y'iyo minota 10 cyangwa se 15 tuzabivugaho ikindi gihe, ndumva igihe ari gitoya. Ikindi, ku muntu waba wumva yifuza kuba muri ibyo birindiro by'amasengesho y'iminsi 90 yo guha Imana umwanya kugira ngo Imana izikore bya bindi yatubwiye, ukaba wumva waza kubana natwe muri ibyo bihe byiza byo gusenga, ni hano kuri Mama Chance Official. Ntabwo uzinjirira mu gitabo cy'ubuhanuzi, uzinjira mu rubavu rwa Yesu. Hazaba hahari aho ngaho, hazaba hariho ikimenyetso ngo mu rubavu rwa Yesu igicaniro cy'ukwezi runaka tugezeho. Niba ari ukwezi kwa 7 bizajya biba bigaragara, niba ari ukwezi kwa 8 bizajya biba bigaragara, niba ari ukwezi kwa 9 bizajya biba bigaragara. Ushobora kuza mu kwa 8 twebwe tugeze mu kwa 9. Ushobora kuza mu kwa 8 natwe ariho tugeze. Oya, ntuzakomezanye natwe mu kwa 8, uzatangirire mu kwa 7 aho twatangiriye. Ushobora kuza mu kwa 9 wenda ariho tugeze, cyangwa se ukanaza twaranasojeje. Ntuzaze rero ngo utangire mu kwa 9 cyangwa mu kwa 8, uzatangirire mu gicaniro cyo kwa 7 aho twatangiriye, nawe uzusozereze mu gicaniro cyo kwa 9. Nukuri Imana izabana nawe, kuko amakuru ufite ntago twese tuzabyumvira igihe kimwe, kandi ni n'ibintu byumvikana. Hari abantu bazaza twaranasojeje. Nuramuka uje twarasojeje, uzagenda ureba ahantu handitse igicaniro cya 7 utangirane natwe, ukomeze mu gicaniro cyo kwa 8, ukomeze mu gicaniro cyo kwa 9. Tuzajya tuba dufite igihe gito ku munsi, ni hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Twebwe rero ku munsi ntago iminota 10 tuzatuyigezaho, ahubwo iminota izajya ibisigaye uzajya ufunga ku munsi. Aho twagarukiye ku munsi ufunge, ubundi uturize imbere y'Imana muri ya minota isigayemo ku gipimo cy'iminota wahaye Imana. Uturize imbere y'Imana, nawe wumve connection yawe y'Imana, ibyumviriro byawe nta wundi muntu biri kumva. Noneho ibyumviriro byawe bihanane n'amarangamutima, utuje nta rindi jwi uri kumva. Urumva hazaba havuye icyiciro cyo kuba wakumva mu byiyumviro byawe, ukumva abandi bantu bari kuvuga se cyangwa undi muntu uri kuvuga. Noneho hakurikiraho icyiciro cyo kuba ibyiyumviriro byawe nta muntu biri kumva, utuje. Ibyo bintu uzabikorera aho mu rubavu rwa Yesu, muri iyo link yo mu rubavu rwa Yesu. Yego, noneho ubaye ufite iminota irenze, kubera ko twebwe twihaye hagati y'iminota 5 n'iminota 10, ufite wenda nka 15, 30 isaha, kandi wumva ushaka kubana natwe, ntacyo bitwaye kuba wagumana natwe ugasura imikorere yacu aho ngaho kuri shene, cyangwa se kuba wajya no mu yandi mashene y'abandi bakozi b'Imana, ahantu bagira guterana bakabikurikirana nyine hano ku mbuga simbizi, cyangwa se ugakomeza wowe ugaturiza imbere y'Imana, cyagiye ukakirangiriza imbere y'Imana. Uwo ni wowe uziporogaramu bitewe n'amahitamo yawe, ariko twebwe ku munsi ku muntu twabanye ni hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Mu minota 10 hariyo tuzajya tumara tugasigamo ubusabane bw'umuntu n'Imana ku giti cye. Ikindi kibazo cyose wagira nshuti yanjye, turahari kugira ngo tugufashe, ariko iminsi 90 yawe izagende neza hagati yawe n'Imana. Turasozereza ku gice cya 3 cyangwa icyiciro cya 3 cy'ubutumwa buvuga ku gihe. Igihe cyawe n'Imana birakwiye kucyinjiramo wasobanukiwe n'icy'amasaha 24 avuga mu buzima bwawe. Amasaha 24 agize umunsi, nahawe amakuru y'uko aya masaha 24 ntago ari 24 agize umunsi gusa, ahubwo ni amasaha 24 yigabanyijemo ibyiciro 2 se cyangwa ibice 2 bigize ubuzima bwa muntu. Igice cya mbere ni igice cy'amasaha 12 umuntu mu buzima bwe agomba kuruhuka, n'ikindi gice cy'amasaha 12 umuntu agomba kumara akora. Iyo rero iki gice cy'amasaha 24
harimo igice cy'amasaha 12 n'amasaha 12 utabikoresheje neza umwuka wagenewe guhumeka Imana yakugeneye, hari igihe ukurangirana nyine igihe cyawe cyo kuba ku isi kikarangira kandi kitaragera. Hari igeno Imana yatugeneye ry'umwuka tugomba guhumeka. Uyu mwuka ugenda urangizwa n'uburyo dukontororamo aya masaha 28, igihe cyo kuruhuka n'igihe cyo gukora. Amasaha rero uko ari 28 yose ntago ari amasaha tugomba gukora. Mugasanga umuntu araruhuka mu buzima bwe mu masaha 28 n'amasaha 6 uri muri hemukira, amasaha 5 3 niyo uruhukamo, andi yose uri mu kazi. Cyangwa se ugasanga umuntu arakora amasaha 6 3 5 andi yose araho ngaho ari gukora ubusa, urimo urahemukira ubuzima bwawe. Ntabwo ibintu nabyinjiramo byose ngo mbisobanure, ariko icy'ingenzi nyamukuru kinzanye ni ukugira ngo umenye amasaha 28 avuga iki mu buzima bwanjye. Dukomeza kubera ko dufite igihe gitoya, Imana nibishima nzongera mbigarukemo noneho ngende sobanura uko umwuka yagiye abimpishurira. Turahera ku isaha y'isa 6 z'ijoro. Isaha y'isa 6 z'ijoro ivuga kuruhuka kugira ngo igice cy'umwuka gihabwe izindi mbaraga. Uyu mwuka dukoresha tuvuga mu buzima busanzwe. Iyi saha rero iyo utayiruhutsemo biragorana cyane kugira ngo igice cy'umwuka wawe gihabwe imbaraga. Ni imbaraga mu buryo burindwi. Nagerageje izi imbaraga kuzisobanura ariko sindi buzivugeho. Imbaraga y'umwuka urukundo, imbaraga y'umwuka wo kwizera, imbaraga y'umwuka wo kumvira, imbaraga y'umwuka wo kwirinda, imbaraga y'umwuka wo gukiranuka, guca bugufi. Yego, izi mbaraga simbizi niba nzujuje ari 7 ariko nazivuzeho cyane. Ariko icyo si cyo cyari nyamukuru. Ariko iyi saa 6 iyo usinziriye bitewe n'igihe waba ugezemo se cyangwa n'ibihe urimo, uhabwa imbaraga bitewe n'igihe urimo. Niba uri mu gihe cyo gukoresha imbaraga y'urukundo, ubwo iyo saa 6 iyo usinziriye iyo mbaraga iriyakiserera iyo uri mu buzima bw'ubumana. Ariko iyo utari mu buzima bw'ubumana, Satani muri wa mwanya w'urukundo akwakiserera urwango. Ni urugero natangaga kuko sinje kuvuga kuri zino mbaraga, narinje kwivugira ku gihe. Isaa 6 rero ivuga kuruhuka kugira ngo icyo gice cyawe cy'umwuka gihabwe izindi mbaraga. Isaha y'isa 7 nayo nuko ivuga kuruhuka kugira ngo igice cy'ubugingo aricyo kigizwe n'amaraso n'ibindi bice bitagaragara nta kwinjiramo mu gihe gito nsigaranye, nayo uhabwe imbaraga muri icyo gice. Ariko rero iyo utari mu bumana uhabwa imbaraga mu buryo satanike. Waba uri mu mana ugahabwa imbaraga mu bumana, arizo za mbaraga 7 ariko mu gice kigize amaraso. Isaha y'isa 8 rero nayo ivuga kuba uruhutse kugira ngo igice cy'umubiri nacyo gihabwe izo mbaraga mu buryo bwo kubaho k'umubiri, umwuka ugende unyanyagira mu buzima bwa muntu bigende neza. Isaha rero y'isa 9 iraza ikaba ikusaniro ry'ibyo bice bitatu, igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Abarokore mukunda kubyuka saa 9 mugasenga, iyi ni isaha idasanzwe. Uba uri kurema ubuzima bwawe kugira ngo bube mu mwuzuzo w'ubumuntu. Umuntu nyine yagizwe n'ibice bitatu. Iyo usenze rero ibice bitatu bihabwa sapoti mu buryo bwo kubaho, kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ubutatu bugize umuntu, nyine ari wo mwuka, ubugingo n'umubiri. nk'uko n'Imana nayo iri mu butatu. Imana, umwana waducunguye Kristo na Mwuka Wera twasigiwe n'umufasha. Na Satani rero ntago yisanze wenyine, nawe ari mu butatu. Satani mu gice cy'imbaraga z'abadayimoni yamanukanye nazo, Satani mu gice cy'imyuka y'abantu bariho bakorana na Satani aribo bitwa abarozi, Satani mu gice cy'imyuka y'abantu bapfuye aribo dukunda kwita abazimu, igisekuru nyine cy'abantu bapfuye bakorera Satani. Aya masaha rero mvuzeho ni amasaha Imana ibiri gukora mu buryo budasanzwe mu bantu basinziriye bishinganishije. Ni n'amasaha Satani aba ari gukoramo ku bantu barangaye ntibasenge. Burya kenshi ubuzima bwacu ntaho bupfira. Isaha y'isa 10 rero ni isaha ivuga gusukwaho ya mahoro twasi
twasigiwe nk'isezerano. Ntago ndi bubyinjiremo. Na 11:00 nuko 12:00 rero ivuka kubyukuruka, yego kuba kwinjira mu mbaraga zawe mu buryo bufatika ugakora. Na 1:00 nuko ivuga ndi kwihuta cyane. Na 2:00, na 3:00, na 4:00, na 5:00 ndongera ngaruke ku isaha y'isaa sita z'amanywa. Isaha y'isaa sita ivuga kwinjira mu kiruhuko kugira ngo uhereze umubiri ibiwukeneye. Naho waba ufite ibyo urya cyangwa utabifite, ubwonko bwawe buhita bukubwira ati hari ibyo dukeneye kwakira. Ndongera ngaruke ku isaha y'isaa 5. Iyi saha y'isaa 5 Mwuka yimpishureho ibintu bikomeye cyane. Shaka kubwira abantu bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 25 gukomeza kugera kuri 35. Ni isaha abantu bari muri ibi byiciro baba biyumva. Ni isaha aba yiyumva iyo yakoze neza, ni n'isaha aba ari kwinenga yigaya iyo yakoze nabi. Ndi kwihuta kubw'igihe gito mfite, ariko nyine ubutumwa nagomba kubusohora mu gihe cyo guhanura amasengesho y'iminsi 90. Tugeze rero ku isaha y'isaa 7 z'amanywa. Isaha y'isaa 7 z'amanywa ubuzima bwawe bw'umuntu w'imbere buba butangiye kunyunyuza bimwe mu byo wariye se cyangwa bimwe mu byo wariye. Niyo mpamvu aya masaha iyo umuntu ari mu kazi abantu bakunda gusinzira, cyangwa se ukumva ufite ikintu kimeze nk'umunaniro, uba uri kunyunyuzwa. Isaha y'isaa 8 nayo nuko igice cy'umubiri kiba kiri nacyo kunyunyuza, kiba kiri kunyunyuza kugira ngo kibeho ibiba biri mu mubiri wawe cyangwa se ibyo wafashe, ariko akenshi kiba kiri gufata mu byo wafashe. Isaha y'isaa 9 rero umubare 15, sinzi impamvu uwo mvuze ninjiye mu mibare. Iyo uteranyije iyi mibare bibyara 6, ivuga kurema. Abantu b'abasilamu nibo mbona bayihishuriye bakunda kuyisengamo cyane. Nujya ugera saa 9 ujye urema ubuzima budasanzwe wizeye, ureme ubushyigikiwe ku rwego rudasanzwe. Isaha y'isaa 10 ivuga isaha y'isaa 9 kenshi abantu basurwa n'Imana, bagendererwa n'Imana. Haba hari ikintu kimeze nk'ubudahangarwa. Satani ntagapfa kuvogera. Niyo avogereye avogera mu ivugabutumwa mu buryo bw'ibitekerezo kugira ngo aguce intege utamenya ibanga ribitse muri saa 9 y'amanywa. Isaa 10 rero nayo ni isaha yo kugendererwa n'Imana kugira ngo izirebe umuntu uko ameze. Se umuntu afite support mu bikorwa byiwe. Niyo mpamvu mu ijuru ntago bemera umushomeri. Ikindi mu ijuru ntago bemera inguzanyo, gufata inguzanyo uzishyura. Bino bintu nyine dukora ngo tugafata amaguzanyo tukazishyura, nzabigarukaho igihe nikigera kuko ubundi kwihuta. Isaha y'isaa 11 ivuga ikiruhuko cyo kwisubiramo. Bundi abantu benshi yakaba yasohotse mu mirimo iduha inyungu z'ubu buzima akajya mu mirimo idatanga inyungu zifatika, ahubwo ni inyungu za relaxing, zo kurelaxinga ngo umuntu abe mu mahoro. Abamama bakaba bari mu rugo bari kwita ku bana n'abagabo babo, abana batashye bari mu rugo bari kwiyitaho, abagabo nabo bakunda ingo zabo bari gutaha bajya mu rugo. Isaha y'isaa 10 rero ni uburyo bwo kwitekereza ariko busatira ikiruhuko. Saa 12 za nimugoroba ubwonko buhita butangira kukwibutsa ko amasaha yo kuruhuka yageze wananiwe. Na 1:00 nuko, na 2:00, yego na 3:00. Noneho rero tugaruka ku isaha y'isaa 4 n'isaha y'isaa 5. Umubiri wawe iyo uri umuntu uryamutinze, aya masaha utangira kunyunyuza ibintu bituma ubwonko bwakira gusinzira. Rero iyo ukunda kugeza saa 5, saa 4, saa 5, saa 6 udasinzira, birangira ubuzima dukunda gukura mu mbuto no mu mboga bukurangiranye, ukajya ubura ibitotsi. Abantu benshi babura ibitotsi isaha y'isaa 4 z'ijoro, saa 5 muba mukunda kuba muri maso. Aya ni amasaha ubuzima bwawe buba buri kurya cyane bugaburira ubwonko. Iyo rero utasinziriyemo birangira igice cy'ubwonko cyangiritse ukajya ubaho udasinzira. Reka rero mbe ngarukiye aho ngaho. Gusa ushobora kumbaza utese amasaha meza yo gusenga ni ayahe? Nta saha n'imwe utasengamo, ariko
amasaha ya kumanywa ku bantu mutatanze ibitambo by'ijoro, nk'isaha y'isaa 9 n'isaha nziza uba ugomba kurema. Isaha y'isaa 8 bayisenzemo ugahangana n'imbaraga z'umwijima ku rwego bufatika wabonye satani yakurwanyijemo ugahangana nawe. Isaha y'isaa 7 ugira ubuntu bwo kuyisengamo, uba ugomba guhangana na satani mu gice cy'ubugingo, hahandi muri karande ugahangana nawe rwose kweri. Ugiye gusenga saa 6 uba ugomba kuremesha ubuzima bwawe bw'umwuka, ugashyigikirwa, ugahabwa pawa y'amavuta y'igitinyiro cy'Imana, ubudahangarwa, igikundiro na biriya bintu abantu bisangamo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Isaha rero y'isaa 5 z'amanywa kuyisengamyo rwose uba ukwiye gusengera ibintu by'ubu buzima bwo hanze bwo muri isi tubayemo, uhagarara mu butware bwo kugira ibintu nyine uyoboresha ibitekerezo byawe kugira ngo birusheho kugenda neza. N'isaa 4 nuko. Noneho rero isaha y'isaa 3 saa 2 saa 1 saa 12 za mu gitondo ugira ubuntu bwo gusenga, uba ugomba gushimira Imana. Ngira ngo ahari nabibabwiye, guturuka saa 12 za mu gitondo kugera saa 3 uba ugomba kuba uri mu buzima bwo gushimira Imana. Noneho saa 4 saa 5 uba ugomba gusenga ushinganisha nyine ubuzima bwawe, cyane cyane nyine kubushinganisha ubushyiraho kava y'ubudahangarwa bw'Imana se cyangwa yo kwizera kwawe. Isaha rero y'isaa 6 saa 7 saa 8 uba ugomba guhangana n'umwanzi satani nyine ukamwambura ibyawe se cyangwa ukamwima ibyawe. Saa 9 rero uba ugomba kurema ubuzima, kurema mu bitekerezo byawe ubuzima bushya. Ngaho rero mbaye ingarukiye aho ngaho. Ku masaha ya nijoro ho rwose bihita bihinduka igitambo, nk'uko twigomwe ibyo kurya nawe uba wigomwe kuruhuka, nk'uko tuba twigomwe igihe bihita bihinduka kwigomwa. Icyo ni ikindi gice cyo gusenga kidasanzwe cyitwa kwibabaza. Ngaho rero reka mbe ngarukiye aho ngaho, nubwo bwose ntabivuze byose nk'uko umwuka bima, ariko numvaga ngomba kubisohora muri uku kwezi kwa 6. Ndatekereza ibyo nsohoye bibaye, ibyo birabaye. Ahasigaye umwuka w'Imana akomeza akazi ke. Ngaho nimugende musenge, Imana izabane namwe. Musenge mu gihe Data wa twese azabona inzira anyuramo aza gukora ibyo yagambiriye gukora. Hari ikindi narisoje ntababwiye, ariko ubutumwa mfite mu masaha bwo ni bwinshi cyane, ntabwo bwose naburangiza muri iki gihe gisigaye ukwezi kwa 6 kurangire, aricyo gihembwe cya 2 cy'umwaka. Uku ni ukwezi kudasanzwe, ni ukwezi kudasanzwe mu buzima bwa muntu. Ni ukuvuga rero aya masaha uko ari 28 nibura uba ugomba kumara amasaha 8 usinziriye. Igice cy'umuntu w'imbere nacyo ukagiha umwanya kugira ngo gikore, cya gice cy'ubugingo, cya gice gikontororwa n'amaraso wowe utabasha kubona imikorere yacyo. Iki gice rero ubusabwa kuruhuka hagati y'amasaha 6 nibura byanze bikaba amasaha 6, uba ugomba kukiruhura hagati y'amasaha 6 n'amasaha 8. Umuntu rero wese utabasha kubona ubu buzima buruhuka hagati y'amasaha 6 n'amasaha 8, mu gihe waba usinziriye, akenshi igice cy'imbere mu mubiri kirarwara, igice cy'umutima kikarwara, igice cy'umwijima kikarwara, ugasanga kontrole y'isukari mu mubiri wawe igatangira ikagenda nabi. Ubwo rero ugasanga umuntu agiye kurwara za ndwara zidakira, aribyo bya bindi nababwiye se, cyangwa ashobora kuba ntanabivuzeho simbyibuka. Uba uri gusatira, uba uri gukingura imva yawe, ugatangira ugapfa uhagaze. Hari ukuntu rero umuntu ibyo kurya bigaburira ubwonko kugira ngo umuntu bize kumufasha mu gihe cyo gusinzira, aba ntabyo afite mu mubiri wiwe. Icyo gihe rero ugerageza kubishaka. Ibyo bintu rero umwuka w'Imana agaragaza mu bantu babyize cyangwa babifitiye ubuhanga ko biboneka mu bintu by'imboga n'imbuto, cyane cyane imboga n'imbuto bifite ibara ry'icyatsi. Rero bifasha kugaburira ubwonko. Ibyo byo kurya bituma wabasha guhereza ubwonko bwawe gusinzira, ubwonko bwawe bugasinzira. Niba uzi kujya kuryama ukabona gusinzira biri kwanga, gerageza ibyo bintu bifate, biboneka mu mboga no mu mbuto
by'icyatsi, kugira ngo ya masaha 6 na ya masaha 8 ubashe kuyasinziramo. Ikindi, ubwo andi masaha asigaye ubuzima bwuzuye nuko usinzira amasaha 8, byanze basi amasaha 6. Kuko umuntu wasinziriye amasaha 6 cyangwa 8 ntago igice cy'imbere gipfa kwangirika, kiba gifite ubudahangarwa buhagije kuko wagihaye umwanya wo kugira ngo cyishakire ubudahangarwa. Rero andi masaha 4 asigaye ku muntu waryamanye amasaha 8 ni amasaha uruhuka udasinziriye. Andi masaha 6 asigaye ku muntu waryamye amasaha 6 n'andi masaha yo kuruhuka basi udasinziriye, kuko ugize amahirwe wakongera ukajya gushakisha ibitotsi. Rero umwuka w'Imana yabantumyeho nyine kubabwira ibigendanye n'icyo igihe cy'umunsi kigizwe n'amasaha 24 ariyo 12 yo kuruka n'andi 12 yo gukora, ko umuntu agomba gukurikirana ubuzima bwe binyuze muri icyo gihe kigize umunsi. Ubwo rero ibyo numvaga nyine nagombaga gusohora, naba ngarukiye aho ngaho, tuba dufite igihe gitoya. Ngaho rero mukomeze muguke neza, muzagire gusoza igihembwe cya 2 cy'umwaka, ariko kwezi kwa 6 turimo neza, muzatangira igihembwe cya 3 neza, aricyo gitangira mu kwezi kwa 7. Bye bye, shalom.